ngira ngo rero munahavane n'isomo rikomeye cyane umubyeyi mwabona gusa yamahirwe nababwiye igihugu cyashyiriyeho abanyarwanda akabuza umwana kwiga tuvanye ko mwize gusoma no kwandika mu gihe no kuba abafasha myumvire namwe rwose niba hari n'umwana waba ubona no muri karitsiye nawe nukuriye kwemera ko amateka yakubayeho amubaho. Ange Felix umukozi ushinzwe uburezi bw'abakuze mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze yibukije abahawe aya masomo ko kutamenya gusoma no kwandika bigira ingaruka no ku bindi bikorwa bibyara inyungu, asaba abahawe aya masomo kudaterera iyo. Kenshi iyo umuntu yize gusoma kwandika no kubara intsinzi yose ni wishingira cyangwa iterambere muri rusange. Akenshi kutamenya gusoma kwandika no kubara bituma abantu muri rusange by'umwihariko n'abagore batabasha gukora bya bikorwa babyarira inyungu. Uyu munsi dufite ikibazo cya COVID-19. Nibashyira poste runaka cyangwa bagashyira bandora runaka bavuga ko COVID bayirinda, ntazabimenya kuko nashobora gusoma no kwandika. Cyo tubasaba nuko batagenda ngo baterere iyo. Bagerageze gukora iyo bwabaga bajye bihuza, ibitabo birahari n'ibindi byinshi bitandukanye aho bashobora gusoma byabagirira akamaro kugira ngo batazarangira bibagiwe ibyo bari barize muri rusange. Mu karere ka Gisagara abakuze 1108 bo mu mirenge ya Gishubi na Ndora nibo bahawe impamyabumenyi zo kuba barangije amasomo yo kubara, gusoma no kwandika muri iki cyiciro cya 8 cyasojwe. Aya masomo akaba yaratanzwe na RTSF ku nkunga y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Mu gihugu hose umuryango RTSF ukorera mu turere 18. Mu myaka 8 umaze wigisha abakuze gusoma, kubara no kwandika, abamaze guhabwa impamyabumenyi ni 96 n'abantu 15, muri bo 13198 n'abagore na 55817 n'abagabo. Clementine Uwiringiyimana, iyi ni Radio Salus.